wa gatanu abanyekongo n'abandi bakorera mu mujyi wa Bukavu bambutse ari benshi ugereranije n'abasanzwe bambuka baza mu Rwanda. Ibi kandi nyuma y'amakuru ifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri ku birometero nka 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu nk'uko byatangajwe na M23. Mugenzi wacu Jean-Claude Mutuyeyezu, noneho uratwumva neza? Gogo ndakumva neza cyane. Yego, reka tuguhe ikaze muri studio za RTV, ariko kandi unatubwire aba bambutse na yahe masaha bagiye biyongera. Yego, ngira ngo murabizi yuko muri kano gace umupaka n'ubundi usanzwe ufungwa saa 9. Ubwo rero mu masaha n'ubundi yegera saa 9 n'ukuvuga saa 7 n'igice, saa 8, saa 8 n'igice nibwo abo bantu batangiye kwiyongera. Ubwo barimo abanyarwanda n'ubundi bakorera hariya hakurya, ariko biranumvikana kuko baba bagira ngo bahagere kare n'umurongo utaza kuba abana munini. Ubwo nanone harimo n'abanyekongo birumvikana bari bavuyeyo, ariko bigaragara yuko bari banafite n'ibikapu cyangwa se amabags, ariko mu by'ukuri ntago bidekaraga nk'impunzi, ahubwo n'ubundi bazaga bafite ibyangombwa bisanzwe bakajya ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka, hanyuma bakabatereramo n'ubundi bagafata imodoka bakajya muri gahunda zabo. Hari abajya hirya no hino mu miryango, hari abajya mu mahoteli, hari n'abajya ahandi hantu hatandukanye bitewe naho baba bahisemo kujya. Ariko ikigaragara cyo bari benshi, bari biyongera ugereranyije n'indi minsi, ariko nanone ni ikintu kimaze igihe muri iyi minsi, nko muri iki cyumweru cyangwa se iminsi 10 gutyo, ubona bakunze kuza, ariko nanone ntago bidekarara nk'impunzi, kuko n'ubundi iyo bidekaraye nk'impunzi bitabyumvikana ko inzego zibishinzwe no kuvuga minema n'ubundi ibihari kugira ngo ibakire, niba hari aho babashakira bajya bakahajya. Ibyo byose rero ntago biba bihari kuko bigira mu modoka zabo cyangwa se izo bakodesheje bakikomereza. Abari nanone abantu bakomeje kuza nabo mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa se imiryango mpuzamahanga ikorera hano hakurya i Bukavu, ubwo niza ONG nk'uko tubivuga. Ariko nanone hari n'abantu twabashije kumenya bagira kuri 63 bahoze cyangwa se n'abakozi n'ubundi baroni ndetse n'imiryango yabo, abantu bagira kuri 63 nabo bambutse uyu munsi n'ubundi muri iyo gahunda. Bivuze rero yuko ni gahunda isanzweho, gusa nuko no munsi biyongere cyangwa se babaye benshi bitewe nuko n'ubundi wari umaze kubisobanura ni n'amakuru avugwa yuko kandi nuko byanagaragaye cyangwa se byatangajwe na M23 yuko ikibuga cya Kavumu cyafashwe. Ubwo rero birashoboka ko biyongereye kubera iyo mpamvu. Jean-Claude Mutuyeyezu, uri Rusizi mu mujyi, muri aya masaha umwuka n'uwuhe, byifashe bite? Urakoze cyane. Ndi mu mujyi wa Rusizi, na hari urujya n'uruza, urabizi nyine, kandi birumvikana ni umujyi uri ku mupaka. Abantu baba ari benshi, abavuye gucuruza, abavuye muri gahunda zitandukanye, abavuye muri siporo. N'ubuzima busanzwe kuko n'ubundi umutekano urahari, nta n'ikintu na kimwe cyabaye cyangwa se cyawuhungabanije hano. N'ubuzima bukomeye cyangwa se bunakomeza, ndetse ndi kumwe n'umuntu umwe uvuye mu kazi ke, niba mufite akanya ngo tumuganirize atubwire uko byifashe. Biriwe neza? Mwiriwe. Watubwira amazina yawe? Nitwa Ndanganya Theoneste. Theoneste, ubusanzwe ukora iki? Yendo inkweto hano mu mujyi wa Rusizi. Doda inkweto. Ubuzima bumeze gute? Urumva umeze murewe gute? Twebwe ubuzima burasanzwe, ntibega nta bishya birimo, ariko icyo twizeye nuko uko tugenda twumva inkuru batubwira ngo M23 igeze hafi ya Bukavu, urujya n'uruza rugenda, abantu bagenda baza, ariko icyo twizeye cyo nuko ingabo zacu turazizeye, umutekano ni wose ku buryo twumva buri wese agomba kuryama agasinzira. Mwikomereje ubuzima bwanyu nk'uko bisanzwe? Ubuzima bwacu burakomeje, murabona ko abamotari barimo baragenda, abacuruza amagazine aracyafunguye, amalimantasiyo aracyafunguye, mu masoko harafunguye, amahoteli harafunguye. Ikindi cya kabiri buriya, kuko murabona polisi ndetse n'ingabo barimo hano mu muhanda, barimo bareba uko umutekano wifashe. Ni niyo mpamvu twebwe dufite icyizere cy'uko amasaha 24 tugomba kuyakora nk'uko bisanzwe, mbega nta bicitse cyangwa ngo biduhungabanye. Twizeye umutekano usesuye mu gihugu cyacu. Urakoze cyane. Jean-Claude, reka tugushimire cyane, urakoze kutugezaho uko muri aka kanya ishusho ya Rusizi imeze, uko aho muri Rusizi umwuka umeze. Urakoze cyane. Nawe urakoze Gogo.